nangiza n'ikibondo ejo n'umuryango iterambere ryawe iterambere rya ntimusige inyuma rero umwana umunsi ni ikibondo ariko ejo ni umuryango mufashe yige mu mashuri abanza n'ayisumbuye ndetse na za kaminuza amenye n'ikiza cyo gutura ku mudugudu amenye ibyiza byo gutura ku mudugudu kurya ngo amashuri n'amavuriro bari hafi byose birajyana rero iterambere ntirimusige inyuma bityo tuganira ku burenganzira bw'ibanze bw'abana bavuka ku bangavu kuko rimwe na rimwe bujya buhutazwa turaza rero kugenda dufashwa mu buryo butandukanye turi kumwe n'abatumirwa bacu b'umunsi twibutsa abantu yuko batwumvira mu buryo butandukanye kuri 105.1 FM baradukurikira abatwumva rero bakoresheje online ubwo mu buryo bwa internet muratwumva kuri radio.net mytuna ndetse na tunein bose bandikamo radio Imanzi bityo turi kumwe n'abatumirwa bacu batandukanye turi kumwe rero n'abari bo mu ijuru uyu nguyu unyegereye rero wambaye neza inyambaro yitwa gute yatuma umuntu ajya kugurira undi noko yitwa Uwingabire Joris Lene no akuriye programme mu muryango witwa CRD araza kubitubwira nabitubwira ubwikaze ataka tisowe mwakugira mikoro neza ukatubwira utyo murakaze yego CRD ni umuryango utari uwa leta ukora ku kwimakaza uburenganzira ndetse n'uruhare rw'umuturage mu fatwa ry'ibyemezo ndetse n'iterambere muri rusange n'iterambere muri rusange irakoze cyane turi kumwe rero na Iragira Bayo Rebecca ni umunyamategeko kandi akaba atutse umuryango Yes Rwanda inshingano wenda afitemo arazitugura byihari ikaze murakoze cyane Yes Rwanda haryo ikora iki Yes Rwanda ni umuryango utari uwa leta cyane cyane ugizwe n'urubyiruko yego tukaba dukora kuri gahunda zijyanye n'ubuzima muri rusange n'ibyo dukora nibyo rero mwese ikaze tujye kuba dufatanya kuganira ku nsamatsiko yacu twongeye tubibutse ko ari uburenganzira bw'ibanze bw'abana bavuka ku bangavu kugira ngo twahera no ku kijyanye n'amategeko tukamenya uburenganzira bw'ibanze bw'abana ubundi n'ubuye kugira ngo tuze kuba tureba uburyo yenda bukwiye kubungwabungwa bukubahirizwa no kugira ngo tuze kuba tunamenya iyo bitakozwe ko biza kuba bigenda uburenganzira bw'ibanze bw'umwana n'ubuye murakoze cyane umwana afite uburenganzira nk'ubw'umunyarwanda wese muri rusange nk'uko biteganywa n'itegeko rya Repubulika y'u Rwanda itegeko nshinga dusanga umwana afite uburenganzira cyane cyane bwo kurererwa mu muryango akagira uburenganzira ku burezi kugira ubuzima bwiza harimo kuvuzwa akagira uburenganzira bwo kwambikwa no kwitabwaho mu mirire hakaba n'ubundi burenganzira bugiye butandukanye murakoze uburenganzira bw'ibanze kandi buteganywa n'itegeko ariko hari ubuzima bwo kwiga se cyangwa kwigishwa yabuvuze korerwa mu muryango kwiga kugaburirwa kuvuzwa twega tunabwigarega mu mashuri abanza ntiwavuze se cyane twabyigaga no mu kinyarwanda rwose cyane rwose twarabwigaga none se wenda Uwingabiye iyo mugenda hirya no hino mu bikorwa bya buri munsi musanga buno burenganzira burubahirizwa nk'umuryango CRD mu bikorwa tugenda dukorera hatandukanye tugenda tubona ko uburenganzira bwubahirizwa ariko nanone hakagaragaramo imbogamizi by'umwihariko nko mu nteko z'abaturage tugenda twitabira harimo abaturage benshi bagenda bagaragaza ko bafite abana batanditswe mu irangamimerere se bigatuma wenda bagira n'izindi serivisi batagiraho batakisesinga harimo nk'uburezi harimo nk'ubuvuzi muziko kwishyurirwa mituweli hanini umwana agomba kuba yanditse yatanditswe rero bimuvutsa n'ubwo burenganzira bundi ubwo se mubona nyine ubwo nk'ikibazo agaragaje nk'imbogamizi hari none twinjiye muri gitera y'ibyo bintu kuko abana baba bavutse rimwe na rimwe hari igihe bavuka bitanateguwe ariko rero bamaze kuvuga ko umuntu yamaze kuba yavuka byo impamvu ituma ibyo byose biba niyizihe mu mpamvu zigiye zitandukanye tubona harimo kuba umwana yavutse ku mwangavu abangavu akenshi iyo twese bakiri batoya rubwo imiryango itanezezwa nabyo ikaba yabatererana mu kubatera ubundi umwana yandikwa nyuma y'iminsi 15 avutse ubwo rero iyo umwangavu twite iyo agiye atereranwa cyangwa se umuryango ntumube
nk'umuye bugufi hari nubwo adakurikirana n'izo gahunda zose zo kwandikisha umwana yagiye bataripimishije ahubwo agitwite. Yes. cyangwa se kubera ko atazi na se w'umwana kandi nawe akenerwa mu kwandikwa cyangwa se yaramutereranye kandi nawe akenerwa mu kwandika umwana nabyo bikaba bishobora kuba imbogamizi. aha ibyo bintu uvuze nibyo ariko aho ngaho umuntu ashobora kwibaza mu gihe wenda umwangavu atewe inda se akaba adahari icyo gihe kwa muganga bigenda bite ko wavuze ngo se w'umwana igihe none adahari bigenda bite nk'amwe abanyamategeko? Murakoze cyane. Mu tegeko rigenga abantu n'umuryango cyane cyane mu ngingo yaryo y'ijana igaragaza uburyo uburenganzira bw'umwana akivuka. Umwana akivuka aba agomba kwandikishwa. Kwandikishwa rero k'umwana bikorwa n'umubyeyi we. Umubyeyi we ababyeyi be bombi, ubwo ni papa we na mama we. Ubwo mu gihe uwo mwana avutse akavuka ku mwangavu, urumva na wa mwangavu wamubyaye nawe ni umwana. Iyo bitagishobotse ko ababyeyi be bamwandikisha uwo mwana wavutse, bisaba ko bababyeyi b'umwangavu aribo bagira izo nshingano zo kumwandikisha bitarenze iminsi 30. Noneho munyemerere gatoya twumve bamwe mu bangavu batewe inda twaganiriye, biraza kuduha n'ishusho y'uko bimeze ndetse no kuba byumva n'imbogamizi zirimo, no tuze dukomeza rero dushingira no kubyo baba bamaze kutubwira. Umwana amaze amezi 2 nabyaye mu kwa 11 n'imyaka 16 nyine. Waneye inda ntabwo tubana, nta nubwo amfasha. Twarakundanaga nyine antera inda arangije arambwira ngo azamfasha. Igihe cyo kubyara kigeze ndamubwira ati se kutankoshereza. Umuhungu arambwira ati rero ati njye ntabwo ari njye muhungu utera inda njyenyine, nyine uzashakira ahandi. Yari afite imyaka 25. Twarakundanaga ariko byagezemo hagati amaze kuntera inda duhita dushwana. Nta kirego natanze nyine, gusa nawe mpamagaza nkamubwira ati se kutamfasha nabwo mvuye kubyara. Arambwira ati ngafite akazi nyine ngo reka mu kwezi kurangire, kwarangira nampamagara umuhungu akahita akuraho fone nyine kugeza na n'ubu. Umwana wanjye namwiyandikishijeho mwandika no kuri mukecuru, twanditseho twembi. Nabyaye mfite imyaka 16. Umuhungu wanteye inda barakundanaga nyine biri aho ngaho nyine arayintera, nyuma aza kunyitakana ndamushaka ndamubura, iwabo barabaciye abo kumushakisha baranyihakana. Umwana aravuka, iwacu babyakira nabi bakazajya bambwira nabi ngo umwana ntibamushaka, uza ko nase ntawe afite nta n'uwo ndeba, agahinda kakanyica. Ku ishuri amashuri ndayashikiriza ubu ntabwo nkiga, urebye nyine ni ibibazo nyine. Nabyaye 2019. Ubuzima ni bubi, cyambere iwacu babaye nk'abatwirukana bagasa n'aho batatwishimiye, ugasanga ngiye mu baturanyi simwamaye se akantu nkarya nanjye nkabona icyo nk'umwana, ugasanga ni ibintu nyine birebetse nabi, ugasanga ngiye gusaba ahandi hantu kugira ngo umwana wanjye akunde abeho. Urebye ni ubuzima bubi, ntabwo ari bwiza. Umwana we yanditse mu gitabo cy'irangamimerere? Oya, ntabwo yanditse mu gitabo cy'irangamimerere kubera ntari ntarageza igihe cyo kuba namwandikisha, kandi nase ntawe ndeba, ntabwo ndafata irangamuntu. Oya, ntabwo ikirego cyanjye nacyo bagejejeho. Kubera iki utakibagejejeho? Ni uko nyine nanjye namukundaga, nanze kuba namufungisha. Ni ukuvuga ngo n'ubusanzwe niyo bari kubyinjiramo tuvuge RIB ikabyinjiramo ntabwo ari gutanga amakuru kugira ngo Shira adafungwa? Ntabwo nari kumufungisha, twari kubyumvikanaho n'ukuntu nyine yabikozemo nyine. Kandi mwabikoze ku bwumvikane nta kibazo kirimo? Twabikoze ku bwumvikane, iketse iyo yamfashe ku ngufu ntari kumutangira ikirego byihuse. Yandushaga imyaka 3. Nabyaye mfite imyaka 16. Umuhungu nyine yanenda, twarakundanaga, nyuma nyine aza kunyihakana. Narakomeje nyine ndamushakisha, njye iwabo nabo baranyihakana.
ndakomeza mba mu buzima bubi. Umwana naje kumubyara nyine tubayeho n'umwana wanjye no mu rugo baranyana. Mba mu karere ka Ruhango. Umwana arya iyo mbonye umugira neza kama, yaba yarwaye nyine nkajya ku muturanyi nkamubwira ati wamfashije, nabwo ngize amahirwe aramfasha akamutwa utunini nkapfa kumuha. Ikindi kandi umwana wanjye arya ari uko nanjye nabonye umuntu umwe. Mba mu rugo ariko nta kintu bamfashije. Umwana wanjye nyine mbona bamufata nk'ikinyendaro. Ari igihe nyine akora nk'agakosa ugasanga gukora nk'akantu bakavuga ati iki kinyendaro cyawe bundi kimaze iki hano, wazakijyanye kwa se, ugasanga nyine icyo ngicyo nacyo ni igikomere ngize. Umwana wanjye ntabwo yanditse mu gitabo cy'indangamimerere ko ntabwo nari kumwandikisha na se nawe mfite, yarabiretse nyine kugira ngo, kandi imyaka ntabwo ndayigira yo kuba namwiyandikishaho. Nyine nabanye ndavuga ati basi reka negereje wenda ise nzashyira mubone. Ugeze ujyana ikirego cyawe icyo kibazo nko muri RIB? Oya, ntabwo nagitanze. Kubera icyo utagitanze? Impamvu nagitanze nyine yambwiye ko azamfasha, ngo rero ndavuga ngo reka negereze nzarebe ko azashyira nyine akamfasha. Niyo mpamvu natigeze mutanga. Nabyaye tariki 3 z'ukwa 11 2023. Ntwarinda nabanje kugira iseseme, nshaka kuruka ndetse nkagira nyine nyuma yaho nubwo nari kumenya ko ntwite nza kubura imihango. Ubwo rero birangira mbonye ko ntwite nyine njya kwa muganga njya kwipimisha bambwira ko ntwite. Uwo ntenda yari umukunzi wanjye twarakundanaga. Maze kubyara ababyeyi banjye barabyakiriye nk'uko bisanzwe nyine, kuko bisanzwe n'ubundi barabyemera ko nawe ngo bitaba. Mfite kuba namuhamagara akambwira nta mafaranga afite kandi ibyo nshaka bikenewe cyane. Njyewe ndi umukobwa wabyariye mu rugo. Umwana nabyaye afite imyaka 5. Papa we nyine namubyaye ari i Bugande, nyuma yaho ntabwo twigeze twongera kubonana. Ariko nyine aho mariye kubyara ababyeyi banjye bajyaga bamutuka, nyine bamutukaga bavuga yuko umwana ari ikinyendaro, ariko nkasanga kuba bamwita gutya atari ngombwa kandi bitanakwiye. Biba ngombwa rero ko mujyana kwa nyirakuru ubyara se uhari, ariko nasanze bigira ingaruka ku mwana kuko kwa nyirakuru kubayo, kubera ko ababyeyi nyine bari bamutuka akambwira ati tuzigendere baramwana. Umwana nyine akavuga ko tuzigendera tukava aho ngaho kubera kumwanga no kumutuka, kuko aba bireba nyine nubwo abakiri muto ariko aba bireba. Ingaruka rero naje gusanga umwana aziraho nuko nyine wawe umwana mutoya niyo wamutuka aba ari kubyumva kandi ntabwo bimushimisha. Icyo nabona kigenewe nuko umubyeyi atakagombye kwita umwana amazina mabi nk'ayo ngayo, kuko akenshi usanga niyo umwana yabyariye mu rugo akenshi usanga biba byaraturutse ku babyeyi cyangwa no kutamwitaho, cyangwa se bakaba bakamuhaye n'uburenganzira bwe kuko bari umwana nk'abandi. Ntabwo bari igihe umubyeyi agufata nabi cyangwa amusaba n'ikintu ntakiguhe, bikaba ngombwa ko wowe ubonye ikiguha wabikora. ndamutangarira yarandebye ndamunamira ansekeye ndamuterura ndamudabagiza ni 100
105 n'igice kimwe ni Radio Imanzi, muratwumvira kuri MyTuner, TuneIn na radio.net, aho hose nimugerayo mwandikaho mu Radio Imanzi muratwumva. Batangiye baduhe n'ibitekerezo aburiza ubutumwa bugufi ni kuri 0788203359 ngira ngo tumaze kumva ibitekerezo byaba no bangavu batewe inda nyine rugendo rwabuzuma bukakaye mwabwumvise. Ntabwo byoroshye ariko numise ibintu birenze kimwe rero harimo kuba ababyeyi mu miryango baturukamo nabo batangira kubafata nabi ndetse no kubwira amagambo mabi akomeretsa bari abana bato, ariko tugiye kwinjira mu bintu bijyanye n'itegeko cyane. Tumaze kubona hari uwavuze ati yenda impamvu umwana wanjye bose bavuga ko umwana atabanditseho cyo ni kimwe cyangwa ati ndamwiyandikishijeho ngo none hari wavuze ngo yamwiyandikishijeho ndetse na nyirakuru. Uyu yavuze ko yamwiyandikishijeho kuri we na nyirakuru, we ni imfubyi buriye ni imfubyi kuri se na nyina. Nyina afite amezi 3 afite imyaka 9 abana nyirakuru umwana bamutenda ku myaka 16 ubwo yabyaye rero yanditse kuri we na nyirakuru. Yumva ko kantu abandi rero ntibatanga ibifasha babana nyine n'ubwo burenganzira bw'ibanze bwo kugaburirwa ntibagira uruhare bano bagabo kugira ngo abana barye ibikwiye n'ibindi. Ati mituweli no kwisunga umuturage akampa kanini batangiye kwivuza amagendo kuko bwa burenganzira bwo kuvuzwa yatangiye kuvuga afite uyu mwana. Muri make ribyo Rebecca yatubwiraga ku burenganzira bw'ibanze urumva abana batangiye kubuvutswa. Rebecca yeno ushingiye ku byo maze kutubwira reka tujye kujya yenda no kwandikisha aba bana ubundi yenda mwatubwiye iminsi bikorwamo, ariko ongera ushireho umucyo ukuntu kwandikisha umwana mu gitabo kirangamimerere bigenda bikorwa bite, noneho batabana gutya bigenda bite, umwana ataragira imyaka y'ubukure uyu wabyaye uwo mwangavu bigenda bite? Nkuko twari tumaze kubivuga haruguru, itegeko rigenga abantu n'umuryango mu ngingo y'ijana niryo bisobanura neza iyandikishwa ry'umwana akimara kuvuga uko bigenda. Twasanze ko umwana yandikishwa bitarenze iminsi 30 bigakorwa n'ababyeyi be. None iyo abo babyeyi batabonetse iyandikishwa ry'umwana rikorwa n'undi muntu wese ufitanye isano rya bugufi n'uwo mwana. Ubwo nko kuri urwo rugero rwabo bangavu batewe amada bakiri bato, batewe inda komeza nta kibazo, batewe inda bakiri bato, urumva ntago yumvise ko adafite ubwo bubasha bwo kumwandikisha, ariko ntago kwandikisha umwana bisaba kuba afite imyaka runaka, ahubwo ikintu mwirangamimerere bisaba kugira ngo wandikishe umwana harimo icyangombwa cy'amavuko gitangwa n'ibitaro umwana yavukiyemo, cyangwa se iyo icyo cyangombwa kitabonetse hari abana baba baravutse batavukiye kwa muganga, nabyo birashoboka. Nabwo kugira ngo yandikishwe ku murenge mwirangamimerere bisaba ko ugiye kumwandikisha ajyana icyangombwa cy'ubuyobozi umwana yavukiyemo, cyangwa se n'abandi batangabuhamya barenze 2 cyangwa 2 bariko bafite imyaka y'ubukure 18. Umutwara se bagasinya noneho ntago babaza imyaka runaka kugira ngo umuntu yandikishe umwana, ahubwo bisaba iryo sano riri hagati y'uwo mwana wavutse n'uwo ugiye kumwiyandikishaho mu gihe ababyeyi batabasha kuboneka. Ariko umubyeyi umwe yamwiyandikishaho urumva rero bari abana habamo no kutamenya nyine kugira ngo babe barayandikisha abana babo nyine nkora mwandikishe kuri nyirakuru. Ese amategeko ateganya iki igihe wowe wenda n'urugero nateye umwana inda nanga kujya kwiyandikishaho ku mwana, ariko nyuma ngezaho ndavuga nti kuri mwana no wanjye reka njye kumwiyandikishaho ntangira inshingano. Icyo gihe yo hari undi wamwiyandikishijeho mwirangamimerere bigenda bite kugira ngo wa wundi wemeye kuri mwana ari we abe amugireho uburenganzira atangire n'inshingano? Ahangahe tanabijyana no kutubwira aho igishingirwa bemeza ko uwo mubyeyi umwe cyangwa bombi badahari, kuko ari gihe bazaboneka nk'ibyo uvuze. Urumva niba umwana agomba kwandikishwa mu minsi 30 akivuka ntihaboneke umwiyandikishaho, urumva byataye umurongo. Niba yariyandikishwa n'aba bantu babonetse bo mu muryango wa hafi, kugira ngo wowe mubyeyi ubonetse nyuma uze kumwiyandikishaho bizasaba ko ugaragaza ko uri umubyeyi. Amategeko ateganya uburyo umuntu agaragaza ko afitanye isano n'umwana we arimo
ibipimo bya DNA muri Rwanda Forensic Forensic Laboratory Institute niko isigaye yitwa. icyo kigo nicyo kibasha kugaragaza isano iri hagati y'umwana n'umubyeyi. Ubwo uzanye icyo cyangombwa ntabwo ubwo burenganzira wabwima, kuko nta rukiko cyangwa imyanzuro iba yarabayeho yategetswe n'urukiko ko bakwambura ubwo burenganzira bw'umwana. Ubwo birakurikizwa. Noneho mu kujya kumwandikisha se ntago basaba kugaragaza koko ko uriya mubyeyi adahari mu buryo bwa nyabwo. Dufata urugero igihe abantu mu myaka yenda yatambutse basambanyaga abana, yamara kumutera inda wenda agahita atoroka akagenda no mu bihugu by'abaturanyi cyangwa nakuri. Uriya muntu niki kigaragaza ko nyine ubwo adahari? Ni ukubivuga gusa kuba ataragaragaye muri ya minsi y'umwana, ibyo ni ikigaragaza ko adahari. None se umwana agiye kuvuka anagiye guhaha, yego binzatana hene wa wundi udahari nkazaza hashize yenda amezi 5 cyangwa umwaka. Ubwo urumva kugira ngo ugaragaze ko utari uhari, n'ubundi bigaragazwa na wa muntu utari uhari wabonetse, agaragaza ahantu yari yaragiye igihe umwana yandikishwaga n'abandi bantu ku ruhande. Ubwo no kuvuga ngo mu gihe cyo kwandikisha uyu mwana muri ya minsi wenda ku munsi wa mbere cyangwa gatatu umwana avutse, nta kindi kigaragaza ugiye kumwiyandikishaho niba nge nawe umwana ari uwacu, kugira ngo haboneke undi muntu ujya kumwiyandikishaho. Nuko nyine abo ngabo bamufite uburenganzira bw'ibanze aribo babyeyi be bagomba kuba badahari koko. Nibyo bagaragazwa n'iki rero? Kugira ngo bagaragare ko badahari, umubyeyi yagiye kubyara, icyo ni icyambere kwa muganga. Umwana aravutse iminsi 30 already igiye gushira. Icyo ni ikimenyetso kumva umubyeyi ntiyajya kubyara umugabo we ngaburi. Nosigiye kubyara nibyo navuze, umugabo arigiye guhaha hakurya y'inkiko z'u Rwanda, akavuga gusa ngo umugabo wanjye yagiye guhaha wenda muri Amerika. Ibyo birahagije kuba avuze gutyo gusa? Kuvuga ngo yagiye guhaha hanze y'igihugu cyangwa yagiye kwiga gusa bikarekeraho? Haba hagomba kuba hari ibyangombwa bigaragaza ko umuntu yagiye. Tuvuge niba waragiye hanze wasohotse igihugu kirabizi. Yego. Ibyo bigomba kuba bihari kuko hari ibyangombwa umuntu asaba kugira ngo yemererwe gusohoka igihugu. Ni ukuvuga ngo ibyo biragaragazwa rero cyangwa umwana agiye kwandikishwa, nicyo nakubazaga. Biragaragazwa cyangwa bavuga gusuta umugabo yanteye inda ariko mu irangamimerere ugiye urabanza ukabigaragaza ko adahari nyine, kugira ngo in case yagarutse noneho bitazaba imbogamizi agiye kumwiyandikishaho. Hanyuma Uwingabire, wowe mu muryango wanyu byanze bikunze aya makuru mujya muyumva, wumva ngo uriya mwana yabyaye ikinyendaro, ugasanga ababyeyi bamwe ntibanishimiye uwo mwana, mwebwe mu bivuga ariko tunavuga ko yari inyito nyine itagikoreshwa rwose itaryoshye. Kuko ari igihe tuzasanga nayo igize icyaha iyo nyito. Kuko nkurikije n'ubutumwa numvise uyu mwana yatangaga, yakorewe ihohoterwa ribuze umutima. Ubwo tuzaza kurireba mu buryo bw'itegeko. Murakoze. Natwe aho dukorera abangavu bakomeza kugaragaza ko iyo babyaye bashyirwa ku nkeke rimwe na rimwe, bahozwa ku nkeke, rikaba ari ihohotera rikomeretsa umutima. Kuko no kubwirwa ngo wabyaye ikinyendaro, cyangwa se hari mugenzi wacu wavuze ngo uyu mwana yagiye kwandikwa yandikwa n'umuryango wa mwangavu avukamo, ugasanga umuryango uravuze ati ujya kumubyara ntabwo twabigutumye, waradusebeje rwose, waradusebeje nk'umuryango, ugasanga nabo ntabwo banejejwe nabyo. Turabibona rero ko abangavu rimwe na rimwe bahozwa ku nkeke, kandi bikagira n'uburyo byafekta ubuzima bw'abo bana, kuko hari abana babona ayo makimbirane batangiye gukura bagahita bava mu rugo bakajya kuba mu mihanda. Kuko harimo umwana wavuze, hari undi wari wavuze ngo yajyanye umwana kwa nyirakuru ubyara se, ubyara se wamuteye inda nyine. Kuko ngo iwabo bamubwiraga ngo ati icyo kinyendaro cyawe, amagambo yavuga ati umunguri umutaka ati jya kureba uwaguteye inda. Umwana aza kugira aho abwira nyina ati hano baratwanga. Umwangavu ajyana uyu mwana kwa sekuru ubwo ubyara se wamuteye inda. Iki kintu kijyanye no kuba abana bano bangavu bavuga ngo yari sheri, twabikoze ku bushake, twarakundana. Noneho wanarangiza niba hari n'uburyo ushatse kumufashamo ukavuga utari kuri muntu ko yaguhohoteye, waretse tukabishyira mu buryo bw'ubutabera. Urabona uriya mwana mu minsi iri uzabasha kumurira ishuri cyangwa uburenganzira bw'ibanze, ni sheri wanjye have. Benshi bahisha nayo makuru. Iyi mbogamizi irahari cyangwa nta rwego n'imbogamizi, kuko wa muganga umuntu akwiye kuvuga ati sheri se ko twikundaniraga twanabyumvikanyeho ko ari impanuka twagize. Iyo mbogamizi irahari, ituma n'abasambanya abana
badakurikiranwa ngo bahanwe kuko abana bahisha amakuru ngo hari n'abigeze bavuga bati ese gufunga umuntu kandi wenda igihe cyari kuzagera akisubiraho akamfashiriza umwana nakatirwa iriya myaka itegeko rigena ubundi ko atazaba icyo gihe igihano cye ko kitazaba kinyishyurira cyangwa se gifasha umwana wanjye kuki namufungisha kandi ari sheri wanjye bibaho. habamo ikintu kijyanye n'umwiryane cy'amakimbirane ahita aza hagati y'imiryango ibiri. uyu mwana waba umusore ni waba umukobwa bakavuga bati umukobwa wanjye dufungishije umwana buriya koko imyaka wenda 25 bamukatiye yareka tukumvikana sibyo byari byiza nk'abantu b'abaturanye cyangwa dusangira imiryango y'ubwayi igatangira gusigaho amavuta. nabyo biho cyane kandi bibangamira n'iperereza bigatuma n'icyaha kigumaho. hanyuma rero hari ababyeyi nabo bahishira umwana wabo ko yahohotewe cyangwa yafashwe ku ngufu agaterwa inda y'imburagihe. Bwana barasambanyijwe yarononwe bishobora ingufu zo ngo umwana bure ntago umwana agafatwa ku ngufu arasambanywa cyangwa kononwa. icyo gihe mubwira icyo ababyeyi bahishira ayo makuru umwana we yafashwe ku ngufu n'umuntu runaka noneho habayeho umubyeyi guhisha ku mwana twite mpaka abyaye. ibyo bintu birahari tujya tubyumva. mwebwe nkamwe mubyumva gute? ni ihe nama mwabwira ababyeyi bakomeje guhishira abo bantu bakora ibyo byaha? inama tubabwira kandi n'uyu munsi nongera gusubiramo nuko guhishira amakuru bituma icyaha gikomeza kubaho kandi tukaba twongerera ibyago n'abandi bangavu bataraterwa inda. kuko umuntu niba asambanijwe uwamusambanije ntafatwe ngo ahanwe kuko habayeho guhishira. ababyeyi rimwe na rimwe bahishira kubwo kurinda icyubahiro cy'umuryango wabo bakavuga bati reka atazagira uvuga mu mwana wacu cyangwa banamushingira batamushingira akiri mutoya nabyo birashoboka. pasiteri umwana byare mu kosumba byaba yego nabyo birashoboka. ariko ikiba gikwiriye kugira ngo turusheho no guca icyo cyaha cyo gusambanya abana nuko aya makuru yajya atangwa. hari inzego zagiye zishyirwaho, hari Isange One Stop Center bayegera bakayihereza ayo makuru umuntu agakurikiranwa kugira ngo turinde ko byanakongera no kubaho no mu minsi iri imbere. Rebeka tugiye ku kintu kijyanye n'itegeko. uyu wateye inda ariko akakomeza guhunga inshingano ngira ngo bigize icyaha none nabihuza na bira bijyanye no kuba uno mwana yaba umwangavu wabyaye bamuza ku nkeke ababyeyi be yaba we yabyaye bamubwira ya magambo umwana yaba ari gukina yamena agakombe bati kino kinyendaro nkuko bana babivugaga. ibyo bintu byose biri mu cyaha atevo ryo uyu mwana wawe rwose bijya bindi banga umwana wundi abihunda. ibyo bintu byose biri mu bigize ibyaha. ibyo byombi nk'uko mubivuze birimo ibyaha bibiri. hari icyaha cya mbere cyo gusambanya umwana kumuhohotera kumwonona burya niyo icyaha cya mbere noneho hakabamo n'ikindi cyaha cyo guhoza umwana ku nkeke. ni ibyaha bibiri byose biri mu itegeko rihana ibyaha. noneho gusambanya umwana ni igikorwa cyose ingingo y'133 mu itegeko rigenga ibyaha n'ibihano byabyo ridefinisa cyangwa se risobanura igikorwa cyose cyo gusambanya umwana uko kimeze kugira ngo tubihe umurongo neza. reka tubwire tucyumbe rwose. umuntu wese ukorera ku mwana kimwe mu bikorwa bishingiye ku gitsina bikurikira abakoze icyaha cyo kumusambanya. ibyo bikorwa ni ibi bitatu tugiye kuvugaho: gushyira igitsina mu gitsina, mu kibuno cyangwa mu kanwa k'umwana. ikindi gikorwa cya kabiri ni ugushyira urugingo urwo ari rwo rwose rw'umubiri w'umuntu mu gitsina cyangwa mu kibuno cy'umwana. ikindi gikorwa cya gatatu gukora ikindi gikorwa cyose ku mubiri w'umwana hagamijwe ishimishamubiri. ibyo bikorwa uko ari bitatu bigize icyaha cyo gusambanya umwana. noneho ukoze ibyo bikorwa tumaze kuvuga hari uburyo ahanwamo. ubwo buryo harimo iyo byakorewe ku mwana noneho uri munsi y'imyaka 14 uwabikoze ahanishwa igifungo cya burundu idashobora kugabanwa. ku mpamvu nyirashyacyaha. aho ngaho ni igihe byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14. noneho igihe byakorewe ku mwana uri hejuru y'imyaka 14 utagejeje 18 icyo gihano kiba igifungo cya burundu. 14 itagejeje 18
ni igifungo cya burundu cyangwa wihitana na munsi ya 14 burundu idashobora kugabanwa. kimwe ni burundu, ikindi ni burundu idashobora kugabanwa. naho se 25 izarya. None iyo byakurikiwe noneho kubana nk'umwana wa mwana n'umugore, kumutunga nk'umugore nk'umugabo n'umugore, noneho icyo ku mpamvu nyoroshyacyaha zose zishobora kubaho, icyo gifungo ntabwo gishobora kugabanwa, ni burundu noneho idashobora kugabanwa. Noneho tukasanga ku cyaha cya kindi cyo guhoza umwana ku nkeke, ni igikorwa cyose gikorerwa umwana gifite cyangwa gishobora gutera ingaruka ku buzima bwe, haba ku mubiri cyangwa ku mitekerereze cyangwa kimuvutsa uburenganzira bwe. Ibyo bikorwa byose iyo bikozwe ni icyaha. Ushobora kumubwira amagambo mabi ari amwe twagiye tuvuga, yagiye agaragazwa ibyo byo kubwira umwana ngo ikinyendaro. Ayo magambo ntago yemewe. Umwana wese afite uburenganzira nk'ubwundi, yaba ari uwavutse ku babyeyi bashyingiranwe n'utaravutse ku bashyingiranwe. Nta mwana nta cyana, abana bose ni abana. None se iyo wateye inda nawe udafite imyaka y'ubukure? Iyo adafite umwana w'imyaka 18 17 ateye wa 19 cyangwa 16, ubwo urumva byose bose ni abana. Bose ni abana mu myaka 18. Iyo tuvuge umwana umusore w'imyaka 17, yego, yateye umwana uri munsi y'imyaka 14, yego, iyo ari munsi 14, uwo mwana w'umusore arahanwa. Ariko noneho agahanwa kimwe cya kabiri cy'iyo byari kuba byakozwe na wa wundi mukuru. Ntago we bamuha igihano cya wa wundi mukuru, ahubwo we bakigabanyemo inshuro ebyiri. Kuki hanwa umuhungu gusa kandi baba babikoze babyumvikanye? Umwana mu mategeko ntago bavuga ngo nta bwumvikane bubaho ku bana. Bose ni abana kandi baranganya imyaka, bakinnye byiswe imikino. None birabaye muhaniye umuhungu gusa. Kuko byabaye nubwo ari abana ariko bararushanwa imyaka. None hirangana, fata ko yuraba bafite imyaka ingana. cyangwa umusore niwe mutoye. Cyangwa umusore ni mutoye. Afite 16, umukobwa ni ufite 17. Ariko ibyo ari byo byose, nubwo icyaha cyabaye, nubwo cyakozwe n'abana, ariko kubera ko nta bwumvikane bubaho, ku bana ntago bubaho. Ariko hari uwakoze icyaha, hari n'uwagikoreye, bose ntago bakoze icyaha. Aho ngaho niho bitandukanira. Uvuga ngo byabaye hagati y'abantu babiri, ntago bikuraho ko hari icyaha, hari uwagikorewe n'uwagikoze. Uwo musore impamvu ahanwa ni uko aba yakoze icyaha, ariko umukobwa aba yagikoreye. Hanyuma rero ni umukobwa ufite imyaka myinshi ku muhungu, umuhungu afite imyaka mike ugereranyije n'umukobwa. Icyo gihe nabwo biritwa iby'umuhungu ko ari wakoze icyaha, n'ubundi aba yagikoze. Uretse bireberwa gusa urumva iryo tegeko ritagize, bireberwa ku kuba umukobwa ku ngaruka zavuyeho kuba yatwite, cyangwa bireberwa ku kuba nyine byakozwe kugikora. Icyaha kugira ngo kibeho nuko haba habaye igikorwa. Igikorwa rero cyabaye kigira ingaruka. Ubwo rero izo ngaruka nizo zipimirwaho hamwe n'icyo gikorwa kugira ngo bavuge ko habaye icyaha. Ubwo rero kuvuga ngo umukobwa yakorewe icyaha niwe mukuru, ariko nta bukuru afite kuko ntagageze ya myaka twavuze. Nacyo reka mbonereho nanone nkubaze, umukobwa afite imyaka 25, umusore afite 16. Bijya bibaho, nimujya mubyumva izo kesi ngira ngo murazakira. Icyo gihe nabwo hanwa se wa muhungu, kubera ko muri ya range y'imyaka twabonye ko umwana uri munsi y'imyaka 18 nta bwumvikane bwabayeho. Ubwo iyo cyakozwe n'umuntu mukuru, umukobwa byongereho, yani wowe wagikorewe, ariko umuhungu ubundi ikintu kiba kinarimo, ntago umwana we ntago yifatira umwanzuro. Umuntu mukuru no kureberera umwana, ubwo yaba yamushutse rero umukobwa nicyo nashaka. Umukobwa aba yamushutse, nuba yakoze icyaha ko yagomba kubwira umwana. Niba umwana yatera iyo ntambwe bitewe n'ingeso mbi, umukobwa nk'umuntu mukuru aramukebura. Atabikoze rero ubwo ngira ngo
ahubwo ahanwa nk'umuntu mukuru utafashe umwana kunoza intekerezo aba yamuhohoteye umukobwa yahohoteye umuhungu kuko umukobwa ni mukuru imyaka 25. yego tusangiye ibitekerezo n'abadukurikiye. yego muduhamagare rero kuri 0782 33 56 59 no kuri 07 37 66 96. Nashaka kutubwira niba nabo bazi abana babangavu batewe inda bashaka baza amakesi atandukanye agiye hari nyine cyangwa se zino mbogamizi twagiye tugarukaho niba nabagenda bahura nazo. Tuzaza kugenda dusangira kandi ibitekerezo bigeze no ku butumwa bugufi nyine twagiye twakira. Ngira ngo nabyo tunabikomerezaho bikomerezeho nabyo tubikomereza ariko banza wakire. Okay. Nabyo ntacyo. Adimanzi, alo? Yego. Muramutse neza? Muramutse. Ariko hari akabazo mubajije umutumirwa. Uwiteka ryose abantu bakuru gushuka abana. Mwana kwa mushuka ukamushikisha nk'udufaranga cyangwa nk'akabombo ukamutera iyo nda. Ariko hari akabazo mubajije nubwo ntasobanukiwe neza. Yego. Uriya mukobwa ni mukobwa afite imyaka 11. Yari umuhungu afite imyaka 14 bashobora kubyara cyangwa 15. Yego. Kugira umukobwa we ko ari we mukumusha n'ubwenge yatamushuka nawe ngo noneho iyo nimufashe ariko bitewe n'uko umukobwa yamushuka aho reka bahita bagusubiza rwose. Kandi nongeraho n'akandi ubundi iteka ryose ibintu birakomeza kwiyongera. Abakobwa barabyara rwose wakorwa iki bagenzi bawe ibintu birazwi barigishwa bagira gute ariko ntabwo babyumva. Natwe n'abahungu nabo nagishyiraho gukorera imico y'igitsina. Yego. N'abahungu nabo barigishwa akira gute bizageza ryari azakorwa iki hakorwa iki kugira ngo bicike burundu rwose bihagarara. Icyo mbona tuvuga mu kanya by'ubwicanyi utabwiye iyo tegeko ryo kwicara ibiri ariko biraba none ibi nabyo babyigisha buri gihe ariko biranga bikaba ndetse no kugira ngo bigaruke biriyongera. Ipfuro ryaba ririhe ikibazo cyaba kiri hehe kuko urabona guhana kandi ugahana ibintu bikomeza biba nimba atari umuti. Ikibazo umuti wabuwe umuti urambye ni ukuri urakoze cyane. Yego. Kugira ngo guhana ahubwo cya gipfuye gihagarare. Turi kumwe. Murakoze cyane. Ati umuti urambye wabuwe. Michel umusubiza kugira ngo dukomeze reka itamusubiza. Murakoze cyane nkuko twari tumaze kubivuga haruguru iyo umuntu yavuze ko igihe umwana w'umukobwa ufite imyaka 17 atewe inda n'umwana uri munsi ye niba nabyo yego nibyo afite 17 umuhungu afite 14 ubwo umukuru n'umukobwa icyo gihe iyo bateranye inda bagenda guhuza ibitekerezo yenda kwasubiza rimwe. Hari urimo kugira nibyo ntacyo. Karame waramutse neza. Jean d'Amour. Na hari kino urahagana Jean d'Amour. Uherereye he? Nyamirambo. Mwadukurikiye? None bite naciye nyine abantu bakoze icyaha. Bakoze icyo byaha bakabihanirwa n'amategeko. Gereza y'amageragere. Yasanze mu bantu baba muri gereza y'amageragere navuga niba harimo nk'ibihumbi 8. Ibihumbi bingahe? 3 birazira icyo cyaha. Birazira icyo cyaha. 8 nawe urumva uburyo ari benshi. None icyo nashaka wenda kubazamwo cyangwa se anatangaho nk'inama wenda sinzi zashyigikirwa n'abasenateri bagatora nk'iryo tegeko bakagira icyo bagena wenda biba bikurikisha amategeko bashobora kuzigaho yarengera buri muntu wese ku ruhande rwe.
iyi ngiyi. Iyo ndebye umubare munini hano hanze muri sosiyete w'abakobwa, ubona umwana w'imyaka 15, umuntu w'imyaka 20. Abantu benshi bashobora kubibeshyaho, hanyuma bikaba byabyara icyaha gikora kuri wa muntu utabashe gusobanukirwa neza imyaka y'uwo mwana yamwitiranyije n'umuntu mukuru. Ndetse niyo wabona nko kuri musaza bivuze ngo bashaka umuturambye, usanga hakagombye kwigwaho itegeko ko umukobwa w'imyaka 16 gusubiza hejuru ashobora gushaka rwose batitaye kuri ya myaka 21 igenwa n'itegeko. Hanyuma ikindi mbona cyakagombye kubaho, hakagombye kubaho wenda gurupe runaka y'abaturage bavangavanze, abakuru b'abana bato, abamama, abakobwa bakuze, bagasansabiriza cyangwa se bigisha urubyiruko rw'abakobwa ruri aha hanze, kuko uko isi igenda n'uko iminsi irushaho niko barushaho guhinduka mu mutwe bitewe n'ibyo babona bitandukanye. Wenda nkamwe muzi hano mu murenge wa Nyamirambo cyangwa se duhere hano za Cosmos, iyo bibaye nka saa moya z'ijoro ubona ukuntu abakobwa b'ingeri zose n'iyo myaka 18, 20, 19 bahagarara ku muhanda nk'abajete bakazunguruka igipangu bateze abagabo, ndetse harimo n'abakesha batabonye n'abo bagabo. Bivuze ngo rero burya icyo dukora cyose cyigisha abatoya bacu bakivuka. Hari n'abakobwa bagenda nk'ubejo hano mu ishuri ry'Ikarama bafatiwemo abana b'abakobwa bafite telefone ya touch bari kureba porno. None se hatabayeho kwigisha, urumva uwo mwana uri gutangira kureba porno wenda afite imyaka 18 mu ishuri, harimo n'ufite 12, urambwira yuko uwo mwana tuzagira amatsiko se yo gukora ibyo bintu yabonye abo bantu bakora? Icyo rero nabona cyacu y'u Rwanda izabyigeho, irebe yuko iyo myaka kuza kuri 13 kuzamura yahabwa uburenganzira bagashaka. Icyongeraho ku bijyanye wenda na wa muhungu ukomeza kwitwaho ahano, ni gute umwana w'imyaka 17 cyangwa se n'itanu umuhungu yafashwe baryamye n'umwana w'umukobwa wa 17, ahubwo bakita ku muhungu kumuhana, kandi bose bafite imyaka itujuje yo kuba bakifatira ibyemezo. Bityo rero mbona ntabyo babikoze neza, yego kugira ngo bakumire icyaha, ariko bibanze ku muhungu, ahubwo n'abahungu bazarekarame rwose. Iyo tegeko mbona rikandamiza abahungu cyane, n'umukobwa mbona hagiye igihano cy'umukobwa. Niba umukobwa yashutse uwo muhungu, bose bahana, ibyo byacika kubera kubwo gutinya. Ariko kandi iyo ugiye muri sosiyete ubona umukobwa w'iki gihe ashyushye muri ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina kuruta umuhungu. Ibyo bintu nibyo nashaka kugira ngo mutekerezeho. Murakoze. Turagushimiye cyane. Muvandimwe rero ibintu byose avuze ngira ngo ntibyumvikana se? Birumvikana ati abakobwa bashyushye cyane. Yego nuko rero wa mukecuru yandirimbo yari bafite ubushyuhe. Urumva rero ni ibitezo by'abantu twezegera tuganira ngo turebere hamwe cyakorwa, kuko nubwo amategeko hari ntago n'ibiganiro bikaba bihari, ntago byaharirwa urwego cyangwa se icyiciro cy'abantu runaka. Twese biratureba. Tugenda dusubiza yenda kugira ngo dukoreshe n'igihe neza, n'undi uzaturaza kumwakira. Dore ku kibazo cya Louis Michel ati iyo umukobwa ari we mukuru ntiyashuka umuhungu mbere na mbere. Tuhere kwa ako kantu gusa. Birashoboka cyane. Yego. Avuga ati yari mukuru rero we ntiyashuka umuhungu, ati kuki yahanwa umuhungu gusa. Ngira ngo nanga bagiye babigarukaho ako konyine. Iyo umukobwa ari we mukuru yavuze ati mwakavuze ati ariko ntabwo nkumvise neza. Okay. Itegeko icyo riteganya rivuga ko umwana wasambanyijwe ari munsi y'imyaka 18 bigakorwa noneho n'undi muntu umuruta. Twabonye icy'amategeko ateganya. Ariko noneho iyo bigeze ko umuhungu ari we muto, ntago bisobanutse cyane. Ariko
hari uburyo buteganywa n'amategeko ariko n'ubundi kuko nk'uko twabibonye icyaha kigira ingaruka yego kandi akenshi abakobwa twasanze aribo bagira ingaruka aribo bagirwaho ingaruka n'icyo cyaha nkaba ntekereza ko ariyo mpamvu bagenda uwakoze icyaha cyane ariwe bibandaho cyane kuko bigaragara ko umukobwa ariwe wagizweho ingaruka aho cyane kuko niwe igikorwa cyakorewe niyo yaba ari mukuru nibyo muzehe yakubwiye ku bana 17 na 14 abo bantu bose abana n'abana yego komereza aho ngaho umwana uri munsi y'imyaka 18 wese n'umwana kuko niko itegeko riteganya none iyo icyo cyaha cyakorewe umukobwa w'imyaka 17 cyakozwe n'umwana w'umuhungu w'imyaka 14 nicyo barimo gushaka kumenya ikitegeko riteganya nuko ahanwa uwakoze icyo cyaha ubwo uwo muhungu wa 14 arahanwa nawe ati nta kuntu se ubwo wumva nyine gite no reka dukomeze ku kindi yari yavuze aravuga ati hakorwa iki rero ngo nyine bino byinda kugira ngo zigabanuke mu buryo bw'uburenganzira bari kuvuzwa n'ubundi nuko babavutse ati hakorwa iki kugira ngo nyine nugukubira ikibazo umuntu ahereye mu mizi ngira ngo wenda n'abamwunganira murakoze icyakorwa nk'umuti wo kurandura iki kibazo burundu ntabwo ari ikintu umuntu yahita afataho umwanzuro nk'umuntu umwe kuko hari uruhurirane rw'ibikorwa byinshi bigenda bikora mu buryo bwo kurwanya izi nda ziterwa abangavu harimo kwigisha guhoraho aho mu bigo by'amashuri bigishwa mu bigo by'urubyiruko aho byashyiriweho barigishwa ababaye nk'abakuze bagize imyaka 18 bo bemererwa no gukoresha imiti itandukanye igenda ifasha kurinda kuba batwara izi nda zitateganijwe ariko nanone hakenewe icyo nakwita ubushakashatsi bwimbitse buhuriweho n'inzego zitandukanye haba iza leta ndetse n'abafatanyabikorwa ba leta bakareba kuki hejuru y'ibi byose biri gukorwa ikibazo gikomeje kubaho noneho ubwo bushakashatsi bugakorwa nanone tuganira n'aba bana burya hanini iyo umuntu afata igisubizo iyo umuntu atekereza ku cyaba igisubizo kirambye ni ngombwa ko ba nyir'ubwite aribo bagitekereza icyaba igisubizo kirambye ubushakashatsi nabo bakaba babugiramo uruhare noneho tukareba ko ibyo turi gutekereza ko biri gukemura ahari bitafitemo icyuho bidakeneye ikindi kintu kibyunganira kugira ngo cya kibazo gishike burundu nyuma cyane kujyanamo twese mu ngamba yego Jean Damour rero ati we yatanze igivuga ko nyuze muri gereza ubwo ni geranya yakoraga avuga ko yasanzemo umubare munini wafungiye iki cyaha nyine ariko rero we yasabaga yuko imyaka yagabanywa tumwana imyaka 16 turamubona ukavuga uti rwose ni mukuru iti kuki batayigabanya wa 18 akaba yashyingirwa ngira ngo yari imyanzuro yazafatwa niba yenda munyamategeko mwaza bitangamo icyifuzo simbi cyangwa araho bigeze ndumva ari akazi k'abashinga amategeko kaba keza Rwanda nejo bundi bagiye kongera gutorwa cyari icyifuzo cy'akaduha cyanatambutse ngira ngo na sinawe gusa n'ibiganiro twagiye dukora n'inzego bireba rimwe na rimwe ibitekerezo biratangwa ariko bakavuga bati kuko n'ibihugu tuzi bifatira myaka y'ubukure munsi y'yacu bihari se cyane rwose ni ubuvugizi bityo rero bazagenda birebaho hanyuma rero ikivuga ko noneho ngo hari abantu baba hari Nyamirambo haba ngo bafite imyaka y'ubukuru yashingira kuri ibyo ngibyo nyine ndavuga akavuga ati niba nundi abo bana bato baza bakahagarara hari tukabona bari aho ngaho nk'abacunze umutekano ariko bari mu bikorwa bitemewe ngira ngo ibyo byose bigize icyaha kuko uzafatwa agiye gusambanya umwana subwo ntizaba bigize icyaha nubwo yamusanze ku muhanda kuvuga ngo bamusanze ku muhanda ngo umurebe igihagararo ntabwo bivuze ko umuntu areshya ukuntu runaka cyangwa afite ibiro runaka ingano ye bivuga ko umuntu akuze ashaka kuzavuga ati nanjye kugura ikibiti mama yarantumye akakubayeho waramutse yego waramutse neza muri ku kibazo nitwa Murekatete Placidia ndumva muri ku kibazo cy'abana b'abakobwa bakiri bato yego baterwa inda ariko tukavuga noneho ku burenganzira bw'ibanze bw'abana bababyaye buriya hari igihe umwana nk'uwo mutoya atwara inda yamara gutwara inda
yamara kuyitwara yamara no kumubyara ugasanga ni ikibazo mu rugo iwabo no kugira ngo bamuhe umutekano wikanga ugasanga n'ubundi arangaye ugasanga abayeho nabi n'umwana we wabayeho nabi ababyeyi b'iyi minsi nabo ntabwo bakiha abana duwa zabo nk'uko bakwiriye kuzihabwa nimba abonye yuko aho ahuye n'ikibazo nk'icyo agomba kucyakira nk'uko kibayeho ariko ibyo ntibijya bishoboka kuri bo ugasanga n'ubundi atumwe n'ubundi yongeye agiye muri icyo kibazo bwa kabiri ugasanga n'ubundi ibibazo nabyo bibaye ibindi noneho ugasanga umwana noneho ubuzima buranze ugasanga agiye mu ngeso nzi zirenze wenda icyo cya mbere cyamubayeho mu kintu kimutunguye ugasanga ibibazo bibaye ibindi ariko ababyeyi b'iyi minsi nabo bakwiye guhugurwa ni ukuvuga ngo ababyeyi bongererwe ubumenyi ku kijyanye no kwita ku bana muri rusange cyane cyane abana baba batewe inda nyine bakiri batoya urahagana hehe Placide? Ndi Gasanze. Gasanze? Turagushimiye urakoze cyane nawe ujye ukomeza b'umusemburo w'ibyiza aho utuye. Yego. Nawe yaduhaga inyunganizi tumushimire cyane Murekatete Placide. Iminota yacu ntago ibihagaze ngira ngo uyu nguyu waduha inyunganizi y'Nyamirambo turamushimire cyane. Undi muvandimwe nawe rero kandi ndebe ikindi gitekerezo wenda nka bibiri byaje mu buryo bw'ubutumwa bugufi. Allo Yego Yego ndakumva. Naramutse neza. Waramutse? Yego. Ni Papa Fisto. Yes. Ikiganiro mwatuganirijeho ni cyiza. Ariko buriya njyewe mbona ikintu cyabasha wenda kugerageza cyabasha kuba cyabirandura ibintu byo kubyara gutirinda by'imburagihe ibintu nk'ibyo icyabirandura burundu nuko wenda byibuze buri wese ndabasha kubigira ibye abigira ibyanjye ukabigira ibyawe buri wese agaharanira kurwanya icyo kintu nizera kuko byabasha kurandurwa byabasha gucika kabisa bigacika burundu kuko mu kuvuga ngo niba njyewe mbirwanyije wowe ntubirwanya wowe urabishyigikiye niba utabishyigikiye uriya arabishyigikiye nta mpamvu bizashika ibyo bicika nuko buri wese yabyibye bikabigira ibyanjye nawe ukabigira ibyawe mbese tugafatanya buri muntu abe ijisho rya mugenzi we. Yego icyo kintu nacyo cyadufasha. Yego urakoze cyane. Uyu ngo buri muntu abaye ijisho rya mugenzi we nyamara izi nda ziterwa abangavu zacika burundu. Ibi bintu byakoroha ko tubigeraho w'Ingabe? Yego byakunda nk'uko uyu muntu abivuze buri muntu wese abigize ibye ariko nanone iyo urebye impamvu zituma abantu batwita izinda rimwe na rimwe hari abavuga ko situwasiyo baba barimo itabemerera kubirinda. Hari nk'uvuga ati njye nabitewe n'ubukene, ati niba nta kontorore mfite hejuru y'ubukene n'ubundi nta kundi kuntu nashakisha uburyo mbaho. Ndi byatutse ku rukundo kandi ntiyaruhagarika yemere gukunda. Ariko nanone ngenda ndashimangira icyo avuze umuntu wese abigize ibye. Abarimo gukurikira ikiganiro cyacu wenda bumvishe n'ubuhamya bw'abangavu bakareba ingaruka zizamo. Umuntu akavuga ati ngewe ntabwo nzasambanya umwana mutoya, undi nawe akavuga ati nanjye nzifata cyangwa se nimifata nzakoresha ubundi buryo burinda iyinda. Ibyo ngibyo byatuma iki kibazo gikemuka. Ariko bamara no kuvuka nyine gukumira bitabayeho bite ku burenganzira bw'ibanze nyine bwa. Nibyo rwose uwavutse ntakabizire. Waramutse? Yego. Waramutse? Nitwa Mirindi Nyaruguru. Kwizera Inyaruguru. Yego. Jewe ikintu wemeye ngo mbaze. Bana mugane buri muntu wese abigize ibye nanjye nkabigira ibyanjye izi nda zacika. Ariko muri aka kanya twebwe bana turi kwigira ibyo tutarize. Ugasanga umwana w'imyaka 14-15 ari gushaka ko batunze smart nziza n'inkweto nziza zigezweho. Ugasanga ndetse se za mwana muto wenda bangana uri kubimuha
ahubwo nungana na sokuru uri ku bintu ugasanga rimwe na rimwe b'abana bari mu cyaro icyo kibazo nicyo kintu kibugarije kuba turi guhabwa ibintu n'abasaza baturuta kuko niba baba barakoze ikofi kera ese aha ngaha ikintu nise nibaza abo bantu bakorera mu ntara zose cyangwa bakora mu mujyi wa Kigali gusa ikindi kintu bano bana batoya baba batewe inda nabo bakabyara usanga nta wa mwana abyaye ntabwo abasha kumwoza ariko kutamwoza si uko aba wenda atakamuhaye ibere kuko n'ubundi wamuteye inda hari igihe amufasha ahubwo akanga no kumurega aha ngaha ikintu ngira ngo wenda afashemo ese nk'abana bari mu ntara nicyo kintu yakora ese hari abandi bantu wenda bafata bakajya babakangurira nk'ibyo ngibyo nabo bakigisha bari mu ntara amusubize murakoze cyane ndumva ikintu yaravuze cy'urubyiruko ruri gushaka kubaho ubuzima buhenze kandi batabigizemo uruhare bakiri umuntu agashaka gutunga smartphone nibyo yindi ifite ibyiso bitatu kandi nyamara ubwo bushobozi atabufite icya mbere ni uko urubyiruko wamungana umuntu aba rugomba kubanza akamenya ko gutunga ibintu bisaba kubikorera kandi nyine bigira igihe ntabwo ibintu biza ngo dumbure bikugweho umuntu akabanza akamenya urwego rw'imyaka ariho n'ibyo agomba gutunga ukamenya gukontorora irari ryawe icyo ni icya mbere nk'uko yarabivuze ariko noneho n'abo basaza babikora bitwaje ubwo bushobozi bakajya guhohotera abana nabo hari amategeko agomba kubakurikirana inzego zirahari umwana wahuye n'icyo kibazo yenda ataruvuga ngo ni uko yashatse iyo smartphone hari inzego yakagombye kwiyambaza kugira ngo uwakoze icyaha akurikirana ngira ngo wanabigarutseho kandi ikindi twakwibutsa abantu ni uko icyaha cyo gusambanya umwana cyamaze kugirwa icyaha kidasaza yego icyo kiba kimenye ubu ni icyaha kidasaza twumva umuntu kuri telefone SMS imwe tugane ku musozo Hadimanzi alo uramutse neza inde inyunganizi ku bana ry'abana rwose ntabwo ari byiza bitewe n'uko biragira ingaruka kuba ejo wenda amahugurwa muri gatoya hano kuri stade amahoro nari pere Nyamirambo yego pere stadium hasanzwe umwana ufite umukiro cy'imyaka 4 uwo mwana ngera umumotari ari parika hantu uwo mwana aranyegera arambwira ati none se ati mama yagiye kwitoza yantaye gwirasha yagutaye ateza ati yantaye mu muhanda kwicuza ese yagiye gucuruza ibintu gusa hari ibindi ntaza kuvuga nabirumvikana barabyumva babyumva umwana wese inzara irangije ati ubona reka kuyanywera rukoro ndabona ni hoya tujyane muguri ibiri mugurira ariko ikintu cyanyigishirizwamo ni ukuri aba bantu utege n'abo bana bato babyara hari n'abantu bari abana babo babyaye akabarekera abana bakiriza bashaka Nyamirambo wenda no mu bindi bice ntazi ubwo ni ko biri rwose ikintu kuba n'abanyarwanda sinahagara muri izi nshingano turagushimiye warongera arakangura ababyeyi buri wese ufite inshingano gufata umwana uko bikwiye nyine akita ku nshingano ze yatanga urugero rwo ku mwana muto yamusanze mu muhanda Nyamirambo motari tunamushimire cyane turamushimire duhaye amakuru ari mu kazi nawe ariko umwana ati mama yagiye kwicuruza ubwo ababyeyi mugaruka ku nshingano kandi mu gukorera nibyo ngibyo abana ngo babibone undi ati hari umwana rero nzi wavukiye hanze y'igihugu nyina n'umunyarwanda ariko se aza gupfa atandikishije umwana we kandi ise ngo nta umuzi ni ukuvuga ngo nyina yarapfuye kandi apfa umwana atandikishijwe ndetse se w'umwana atazwi ati none uwo mwana nawe umwana we yarabyaye umwana we yarabyaye nta myaka y'ubukure afite urumva yavutse mu bwo buryo none we yarabyaye kandi nta myaka y'ubukure afite ati nta rangamuntu agira ati ubu bose bazafashwa ntande
bazafashwa bate? Ni ukuvuga ngo yaba umubyeyi ubwo nawe n'umubyeyi umwangavu, yaba umubyeyi nawe ngo nawe ntiyandikishije kuko nabo ntazi se na nyina yarapfuye, umwana abyaye nawe ari aho ngaho, ubu uyu muntu bizagenda bite? ni ukuvuga ngo bombi bose ni abana, nta n'umwe wanditse, kandi biragaragara ko nta nkomoko bafite. Nkuko tunamushimira twa Korodinari Nyanza ari mu majyepfo y'igihugu. Nkuko twari twabibonye haruguru, iyo ababyeyi bombi b'umwana badahari hifashishwa abantu bafitanye isano nawe rya hafi, keretse abo ngabo nabo batabasha kuboneka. Ubwo uvuze ko yenda nyina ari umunyarwandakazi, ubwo yajya mu gisanira, yajya mu muryango wa mama we, niba ari we azi wenyine hafi aho ngaho nyine akaba ariho yiyandikisha muryango kwa niba bikunda nyine kugira ngo bwa burenganzira bwo kurererwa mu muryango bukomeze kubahirizwa. Kandi umuryango ngira ngo n'umuryango mugari w'abanyarwanda, nyine impamvu wanakomeje uti politike y'igihugu abana bose bavanywe mu bigo by'imfubyi bajya kurirwa mu muryango. Uzi ko habaho na porogaramu se twa tumurerere mu muryango, niyo nyine yongeye abana bavanywe muri bya bigo bajyaga bajyamo bagiye bakurwa hirya no hino, kashaka imiryango bakira nyine ni porogaramu nyine n'undi y'igihugu umwana no gukorerwa mu muryango. Tugana ku musozo rero, tugana ku musozo, urabona nk'igisubizo utanga, turi kwitsa ku burenganzira bw'ibanze bw'abana bavutse ku bangavu batewe inda bari mu rugo, burahungabanywa mu buryo bumwe cyangwa ubundi birareba umwana ku giti cye, uyu mwangavu birareba ababyeyi be, birareba iwabo wamuteye inda, birareba igihugu, igisubizo kirabikiye? Murakoze. Umwana iyo yamaze kuvuka akwiye uburenganzira bwe nk'umuntu, kuko umuntu avukana uburenganzira bwe atabasha no kwamburwa. Kugira ngo yishimire uburenganzira bwe bwose kandi bwuzuye, birasaba imbaraga zihuriweho, haba ku babyeyi, abarezi, inzego za leta, amadini n'amatorero, buriya nagira uruhare cyane, ndetse n'abikorera. Twese nk'umuryango nyarwanda tuharanire gutuma uburenganzira bw'abana bugerwaho, ntagire uryozwa ko yavutse, avukana uburenganzira kandi bukwiriye gusigasirwa no kubungabungwa. Murakoze cyane. Rebecca? Ego, nk'uko mugenzi wanjye amaze kwikomozaho, umwana uvutse ni umuntu, icyambere nanone ni umunyarwanda afite uburenganzira, tutitaye ngo ni umwana cyangwa ni umuntu mukuru, muri rusange afite uburenganzira. Ubwo burenganzira rero kugira ngo bugerweho, cyane cyane nk'abo bana baba bavutse ku bangavu, bwa burenganzira bwose nk'uko buteganywa n'amategeko, arabudizavinga, arabukwiriye, agomba kubugira. Ubwo rero ni uruhare rwanjye, ni uruhare rw'itorero, ni uruhare rwa leta muri rusange, ni uruhare rw'umuryango yavukiyemo, cyane cyane ababyeyi bagomba kumenya ko bafite inshingano ku bana, noneho twese tugafashanya kugira ngo wa mwana uburenganzira bwe bwere guhuta.